mbere yo kuvuga mujye muvuga ibintu muzi kandi koko niba narakuroze ujya abibutsaga yuko yemeye yuko azajya mbi ruhande igihe cyose mushakiye muzi maze iminsi hehe se ngaho. Hanyuma hari ikindi kibazo benshi bakomeje bavuga ngo twabonye ikariso ye ngo agakariso ka red bagomba kwibona ko ari umwambaro. Urumva najya gusaba ko bantera inda ndi anda sigaje no gutora amashashi nako warakibagiwe n'amazi nawe yafite wayamo sifase ngiye ndye wabo buri wese ku giti cye di nase sifa we yaramukoye. Ariko abasazi bakundira ikijo umusazi yamukoreye neza sinkubeshya sinyadafite na gahunda ndacyakuyikundira rati igihu abo ngabo bavuga I don't give a fuck. Ibaze noneho nakuziye none nje kukuruga wancikira hehe koko. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mu mpande zose z'isi ndabasuje aho muri hose abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda cyane bose batikuwe na wa mukobwa mwiza nzi neza ko benshi mwamuteye amabuye abandi mwandika comment nziza ndetse uyu munsi tugiye kujyana ikiganiro avuga ngo uyu munsi atubwa amarangamutima y'Joe bimeze biti inabe bose ngo bwere kari neza ngo harabura iki nyuma yo kunkatira urumva nameze neza gute si nkirya ahubwo si nkinaryama rahira no kuri byabase ko arwara urukundo sanda ntabwo niteguye gusubiza ibibazo byose ugiye kumbaza ahangaha ko utanzamurira emotion nanone yo uyu munsi noneho waje wisize aka makeup simple makeup gake cyane byagenze bite ubundi nzi ko makeup atari ibintu byawe ariko nyine ni gake n'akarabero niko navuga ntago mbikunda ko mba nabimarira umwanya. Hanyuma Joe bushize twakoranye ikiganiro wabonye comment nyinshi wazakiriye gute? Nazakiriye uko ziri nta kintu babimbwiye ko ntago narenganyiza umuntu uko atekereza kuko niyo ni rwo rwego rw'ibitekerezo yo aba afite ntago ngiye ibyo njya mbitindaho. Nabonye ufate comment nyinshi z'abagutuka uzishyiraho urangije uti ngiye muransetsa cyane kuri stati yawe uravuga uti mwongi ati rwose nta kibazo nandi mutuke nta kintu bizagutwaye ndetse harimo n'inziza ariko watoye mimbi no kubera iki? Nashaka kwereka abantu yuko kwerekana negative side ntago ari byo biri ngombwa. Wenda umuntu ashobora kuba yavuze ngo yakosheje ariko bimukosora umutuka. Nawe wemera kwenda haraho wakosheje? Oya nje nta cyaha nakoze reka sigiye nkora icyaha. Ikosa rya mbere ngo bavuze ngo abagabo bose nabawe. None se narabeshye rata narabeshye nabanje nyine abandi ngo n'umukobwa yamaze ingo z'abandi mucungire hafi nimba batabashije kuzicungira se ngiye ibyo bintu ntago biba bindeba. Nimba batabashije kuzicungira reka mbibafashe manzi bacungire uzibacungire hanyuma hari benshi nagiye mbona bagushinja ikintu bita amarozi. Icyo kintu kivuga iki ati uyu mukobwa afite imiti abandi atafite imiti ndi twaraturanye banza byakoresha imbaraga zikuzimu abo bantu bababwira iki? Mbere yo kuvuga mujye muvuga ibintu muzi kandi koko niba narakuroze ujya ubisobanure neza werekane na proof werekane ko koko byabaye. Waranshinja uburozi oya nta burozi ngira. Wabivuze ko yavuze ngo mwingize guturana arabeshya ubwo n'undi wamuroza abonera habeshyera Joe reka yego. Hanyuma twakoranye ikiganiro bushize n'umuntu bita PATTEL ndetse abantu benshi bagutera amabuye baravuga uti nta mukobwa wasabye umuhungu urukundo. Abo bantu wabasubiza iki kuri uyu munsi aho bavuze ati kuki yagiye gusaba urukundo byibuze yakora amageste agaragaza yuko yamukunze ariko ntamwibwire ko yamukunze? Hari itegeko ribihana hari itegeko ribihana yes turakunda kandi ndakeka gender balance ihari. Nta tegeko rya ngo umukobwa ni ugomba kuvuga nta tegeko ndabona ngo umuhungu ni ugomba kuvuga. Mujye mubasha kwivugira nzagende mfire hariya se nta kibazo wenda yarankatiye ariko umutima uraruhuka sinamenya aho mbarizwa se wenda n'undi wasabaga amahirwe naboneyeho kuyamuha nanjye wenda nkihanda amahirwe ariko wenda byari bunashoboke wamenya ari ibikize.
hanyuma benshi bakomeje bavuga ngo ntazagusure ufite gahunda yo kuzamugwisha, abandi ati waje mu kiganiro ushaka mbese kuba wamugwisha mu byaha, reka mvuge gutyo. Wabasubiza iki abo bo? Nabibutsaga yuko yemeye yuko azajya mbi ruhande igihe cyose mushakiye. Muzi maze iminsi hehe se? Ngaho. Ariko nawe uri kwiyenza kuri Sifa. Benshi nabonye yanavuga uti uyu mukobwa ashaka gutesha umutwe Sifa kugira ngo azegurire Patteri. Ye mu bintu byose navuze nta Sifa urimo. Gende gusubiza abo ngabo nyine tu. No, nta Sifa urimo ngiye mu bintu byose navuze. Njya no kuza kwiyakira urukundo nta Sifa navuze. Yego. Hanyuma hari abenshi bakomeje bavuga ati aka gakobwa kari munsi y'imyaka 18. Ati nakana nakanyeshuri nagaskorere reka mvuge gutyo. Ubundi koko wenda ushobora kutayikubaza ufite imyaka ingahe mbese ugereranyije. Hari benshi nakomeje mbona bavuga ati aka nagaskorere nitwa twana turi muri reka mvuge ngo muri kaka adolescent. Bazanyegere bazabimenya. Te ntago nkunda gukoresha amagambo, nkunda gukoresha ibikorwa. Yes. Oya donc urengeje 18 uri munsi yayo. Ndayirengeje cyane. Urumva ngewe reka ndayirengeje. Urumva najya gusaba ko bantera inda ndi anda. Ndayirengeje kandi ndanitonze wana. Wa mukobwa ari seriyeze. Hanyuma hari ikindi kibazo benshi bakomeje bavuga ngo twabonye IKARISO ye. Ngaga IKARISO ka red. Havuda tumatseka. Nese bajya babona iki? Babone namba ubusatu nibyo byari kubashimisha. Bagomba kwibona ko ari umwambaro. Kuki tujya mu isoko tukazigura? Kugira ngo tuzambare. Kandi ubwiyo mba ntayo nambaye ndabona aribwo nari kwaneye ko ari but nari nyambaye nyine n'ubundi yari red. Hari ikibazo bigutwaye? Ndumva nacyo. Nta kibazo byaguteye wenda birashobora ko videographer ntago namutera ibuye yagafashe agashiduka wenda kagiyemo. Ibyo ni ibintu bibaho rega nta muntu utibeshya. Wenda kagiyemo ariko simbihakanye barayibonye. Nta birenze wana ntimugashaka kuremereza ibintu. Ubu si yo munagiye kuri beach kuki yambara bikini. Ntago bayamba IKARISO. Yego. Hatswe ngiye wari warengejeho n'imyenda. Akareka. Ntago nkunda stress. Nari nyambaye nyine. Benshi baravuze ati kubera icyo utagaragaje IKARISO y'umweru ngo umutuku n'iy'umwanda ibiki byose. We ubivuga iki? Ewe. Mwe muzi ko red kurura romance. Hari ukuntu kagaragara mu buryo buri sexy. Niyo mpamvu nari nyambaye. Nawe urantungura numva ni byiza mpita nkambara. Muri make waje wayambariye Patteri. Yego. Sure. Yeah. Jo uzi kurenze. Mu byukuri noneho wayigaragaje ubishaka. Sinabishakaga. Ariko ubwo byarancitse ariko ubwo byabonwe n'abatagomba kubibona. Yes, ariko nta kintu nicuza. Hanyuma abandi bavuga ngo ukuntu wakomeza kumukora mu mutwe byagaragazaga yuko hari ibintu bikumushyiramo. Nyuma yaho mwaba mwarongeye kuvugana byagenze biti? Ese ko yanyemereye kumbera umushuti. Mwumva ari iki cyabihagarika? Iyi Imana yavuze ngo niba mu migambi y'Imana harimo ngo urarara usinze nta cyahindura imigambi y'Imana. Ubwo nyine niba twari buhore nta kintu babihindura. Sure. Gusa iryo ni ibanga cyo nta kintu nababwira. Nta kintu batubwiraho. Happy. Hanyuma benshi bakomeje bavuga ati uyu mukobwa rwose mutubabarire nazongera guhura na Patteri aberanye na Sifa ibiki byose. Muri bita Sifa ntabwo wigeze ujyana amatsiko yo kumumenya cyane ko wambwiye ngo umubona mu biganiro byacu. Nyina ntago ndenterese kuri we. Bisa nabamushaka hiki. Wone ishakira ni Patteri hari ikindi. Na ni isaha z'urukundo racyarukomeje koko. Ese akantu kakaba umunsi umwe 2-3 urumva ari ibintu byahita bigenda biba byarafashe igihe kinini kugira ngo bize bikuzure mu mubiri wose. Ntabwo rero byahita bishiramo gutyo tu. Urakoze. Hanyuma Jo iki kintu ndaza kukigarukaho benshi bakomeje ba mu screenshot ati uyu mukobwa dore biganira akora biriya biganiro ukora benshi babifata ngo nuburara nuburaya. Wowe wasubiza iki kuri biganiro ukora? Ubuse mbarondorera. Barondora bansanga inbox bakambwira ati Jo wadukoreye kuri iki ati Jo ati kubera iki yo ndi muri ibi ngibi ngo hari ibi ngibi mbona gase kuki bitagenda gute biterwa n'iki nyamara hari igihe abantu babibwira yuko umuntu ibintu byose ari gukora biri nonsense but baba bibeshye. Icyo nzi cyo ngewe mbikorera ikintu kandi mbona yuko kiri ngombwa ntagomba nabuze ikintu nkora kuko bira bintu bintwara igihe no kubitegura
bintwara igihe ntibanambabazi ntibanzamurira isukari ndabikora nyine kandi ni akazi kanjye nkanabikora bitewe n'uko ubu se tuvuge ko nimba koko mwarabikurikiye nta kantu na kamwe wari wungukamo mwagiye mureka kwigira abatagatifu nyamara kubibaza birabananira muri komenti akirwa yiruka inyuma ya nimero y'umuntu ntakayibonye cyakora ndabakunda uzambwire nanjye mbikwereke mbashyire hanze kuko nanjye ndabona nta mbabazi mufitiye karabaye oya ntuzashyira abantu hanze kandi wenda baza bahugana kugira ngo babe hafi ikibazo ni uko batabyemera ibiganiro nyine ndabikora hari ikintu bigutwaye ahubwo uzamena subscribe ntukanyureho ngo ntere amabuye ariko ubundi ugeraho gufungura ikiganiro wowe ushaka iki niba utabikora Sandrine reka nkubwire kwanza mbanze mbwira abantu birwa bavunwa n'imitwaro batikoreye ugasanga umuntu ntakiryama ntakirya ngo bimanuke yirwa yahangayitse ku bwawe nyamara wowe nta kintu bikubwiye ushobora gusanga wari kurya ubugari n'ibishyimbo nyamara njye nibereye ku nkoko n'intoza n'ifi n'ifiriti byose nyamara wirwa untera amabuye ntabikoze hari ikintu byakunguye kandi nanabyungukiyemo hanyuma nzi ko twaraganira mbwe ati abadiaspora ariko simbakunda mfite amafaranga yanjye kubera icyo tutabaho urukundo kandi bakwaprocinga cyane ko muri minsi byeze ngo abakobwa bakunda visa ngende rero banyegurishiriza oya nina najya nzajyayo kuri side yanjye njye mbishaka mvuge ati mfashe time yanjye ndagiye ese kuki nimba nkunda cyane kuki wowe utaza hano ntabwo wabona aho waba nawe unkunze waza naye numvishe mbishaka naza akareka muri make se nk'iyo bakwandikiye ubasubiza iki wowe iyo unkunze nawe nkubwira ko nkukunze ese hari ikintu bitwaye ntawe urakwandikira ube wabasha kumukatira umuhakane mubwira uti oya ibi bintu simbirimo cyane cyane ko wenda basaba amafoto y'ubusa mbese bagashana n'ababibaransinga ku byo ukora rimwe na rimwe kandi wowe ibyo urimo ni akazi bajya bavuga ngo agaciro ni umuntu ukiha nimba yarebye agashaka kujyamo ndani sinzi ikintu aba ashaka ubuze ubundi ubushaka iki mwagiye mutuza ariko agaciro ni umuntu ukiha ubwo nanjye mpisemo kubereka ubwo nyine yaba ari amakosa yanjye ntabwo aho ngaho nabacaginga kubera wenda bashobora kugira amatsiko ubwo nanjye ngize nyine nkagira amakosa ni ayanjye niba atari ibanga umbwije ukuri nko mu cyumweru nk'abagabo bashobora kubigusaba ati tweretse sexe yawe cyangwa se bagashaka kujyana mu bikorwa bidakwiye abo ngabo se rero ngiye kureba message ndabizifitiye akamaro iyo nsanze unyandikiye hi nkasanga uri kumbwira ngo can I have your nude pictures yego mpita nkomeza kuko mba mfite message nyinshi zo gusubiza ibintu by'ubufu nk'ibyo nta mwanya mba mbifitiye hanyuma hari abandi bagusetsa ati uno mukobwa ni umusazi aragatinyuka agaha umuhungu amafaranga kubera urukundo nsigaje no gutora amashashi nako warakibagiwe n'amazi nawe yafite wayamuha kereka utamukunze ni ukuvuga noneho wakwa n'umuhungu bitwaye iki kuki abantu birata kuki we wemera bakagukwa bakagira bati wowe kuki utamukwa namukwa ko numva ngo si umuco njye ariko wenda njya mbyibazo njya mbyumva umuco wa kinyarwanda n'umuhungu utaga inkwano ariko nkibaza wenda nanjye ukanujya nkibaza abahungu bo ngo ni ukurera neza ko wowe umukobwa ariko nanjye ntabwo bandeze nabi kandi ntekereje neza ntimugafate rega ariko hari ibintu abantu batajya bakunda kureba ibintu babonye sibyo ako se ubusa abakobwa bafata abahungu bakabashyira hirya bakabahereza amafaranga y'inkwano uzi ukuntu bangana akayamati miliyoni uzaze twubake nyine uyizane iwacu bimere nk'aho ari mbese nkawe ese ubwo ngo ni icyo abakoze byaruta nkabishyira ku mugaragaro aho kugira ngo nshinga akareka hanyuma hari benshi bavuze ubushize ngo waje wambaye kuriya kugira ngo ushe abagabo n'uyu munsi ndabona wiyambariye rwose ibintu bigufiye ni ukunda guhora wambaye cyangwa se hari ubundi buryo wenda ujya wiyambarira ukabyambara uje mu biganiro ndetse hari n'abagushinjije ngo washakaga abakiriya abakiriya biki abakiriya biki abakiriya nyine ngo ubwo warigurishaga muri make
niba nigurisha mfite aho nigurishiriza ntabwo naje ku Gasaro kwigurisha cyahanzanye mwese mwarakibonye. ufite aho wigurishiriza Niba nigurisha ko kubizi neza niba narinje kwigurisha ubwo mfite aho nigurishiriza icyari kinzanye ku Gasaro mwarakibonye. Gusa ntago mvuze ko nigurisha kuba nambariye imyenda nuko ariyo nkunda kandi mpa amahoro nkumva nta kibazo mfite. hanyuma abandi bavuze ko ngo urumenya agasuzuguro PATTEL mutashobokana ko ari n'umuntu witurije cyane, ibyo cyo kivugaho iki? Ubwo uwo nasuzuguye azaza bihamye gusa njye nemeza yuko mu bana beza njyewe nanarimo. Ntago njye nsuzugura pe. Uwo ngo arabeshya ubusubu yashingiye kuki? Ahubwo niko gushaka gusenya umuntu ngo umushyire hasi werekane negative side yiwe gusa. Ariko undi nta umuntu nta positive agira. Buri gihe muhora mubona umuntu muri negative. Wazinjiye basi ukareba nimba nta positive agira. Ariko uyu munsi disi warakaye. Oya barandakaje. Ubushize ari kwisekera uzko tugiye kurinda dusoza ikiganiro ntarabona unaseka. Wenda ubwo ninjya ku message tw'abantu bambwiye neza ndaseka. Hanyuma hari abandi bavuze ati nta kibuno ufite uteye nabi reba ubuguru. Ati uteye nabi reba ubuguru ufite reba ngo nk'ubw'inkware. Joyce abaseka cyane. Ndabasetse di. Nongera kubibutsa ko ntawobera hundi uko ndi birampagije kandi nta kibazo na kimwe mfite. Ubifite ikibazo ko ntakubereyeho nawe utambereyeho niba koko nteye nabi ninjye bisebeje ntabwo ari wowe wacunganye n'izamu ryawe. Yego komana uyu munsi wiyemeje gutanga ukuri. Oya niko baba bashaka. Hanyuma abandi bavuze ati uyu mukobwa ni umugome. Ati none se niba koko abo bagabo baramushingiye za alimentation n'ibiki byose yavuze koko abantu muri etage ati ni gute ko abizana imbere itangazamakuru ati ubwo gushaka kubasenya? Hariho navuze izina rye se urimo kandi ikindi nkomeza kubibutsa ko nimba koko muvuga ngo kubasenya ndakeka bose bafite ingo. Hariho mbana nawe akareka. Nese umva udashaka gusenya ingo z'abandi? Se niba zarabananiye mbigire nakomeje mbona bakavuga ko kantu ngo umukobwa ngo kunane n'umurozi ngo umurozi ngo ni gute ko ngo avuga ngo ushaka gusenya urw'umutizo umuhoro ngo bigaragaye ko nta rukundo bafitiye. Yatirwa bakurikirana ibiganiro nababwira ikintu ese mbabwire gute baravuga ati uwanze kumugira inama ugira ute uramushuka. Ngiye mbigenze nte? Nta kindi nakora rega twese turi abantu. Ubusara atawe ni kuko ari ibintu byiza gusara naye banza wirebe winjire no mu byahise byose undi uzabone kunjajinga. Ariko uzi ko ari we navuga ngo ufite comment nyinshi mu minsi migize comment 700. Bihorera ubwo sinzi ikintu banshakaho. Ko uzira comment zibona ntabwo bagize ndetse bambwiye uti nasomye nkiyangeza ndaro. Oya ubwoba bw'ikiza. Nta bwoba nari mfite bw'ikiza. Nari mbizi ko ibintu byose bishoboka kandi negi. Ntago mba nanabyitayeho. Gusa nkomeza gushimira awavuze wese naramubonye kandi wenda hari n'icyo yanyigishije. Buri munsi ngerageza nko gusoma 50 40 nkahita nikomereza ubwo nyine buri wese yumva yuko hari n'igihe njya gusubiza nkahita mbireka. Ubwo wumvaga wabasubiza nk'iki muri comment? Ntago mbashaka gutongana. Yes kereka mbaye mfite nk'inuza nyine itari izina ryanjye nka email yanjye mbiki itari idafite izina ryanjye. Wumva wanditse wakandika nk'iki izina rye ritagaragara? Kuri side y'abambwira nabi banuma nshaka kubabwira ko namwe atari mwe. Ni ikibazo cy'igihe. Bera nawe ugiye mu ruhande rwanjye ushobora kumva uko nanjye merewe. Data bambwira neza ndanabikundira nabe namwe. Mwe mugerageza kumva umuntu mukamuha n'agaciro mukumva ko ari ibintu bibaho. Twagira ngo nishe umuntu. Benshi bakomeje no bagina batera ati umukobwa turakwinginze ntuzavugane nawe nyamara ari kuvuga uti ni ibanga ryanjye nawe hari ibyo ntazana hano. Bose basanze tuvugana bakiyahura. Mwagiye mumenya ibintu muvuga ko ushobora gusanga comment n'ibiki byose then after umuntu agasanga koko twaravuganye turi n'abashuti wabigenza ute ntiwabusebye wagiye aho ngaho uravuga ibintu byose urabivuga wenda nyuma ya byose
wenda tukanahura mu nzira turi kumwe. Ntabwo ibyo biri ibintu byo kubibutsa. Si umuhungu wabo, si n'umuntu bakwiye gufatira umwanzuro, si umwana, si uruhinja, afite uburenganzira. Anabishatse Sifa yamureka akaza karabaye. Ese sibyo uvuze akanuranye besera. Hari abandi bavuze ati none se niba afite izo mbaraga zo kuba yakurura abagabo PATTEL amunanije iki kamuhakaniye akamukatira. Navuze ngo icyo ngicyo kiri mu byo ntari buvuge, kubera yuko niba mwibuka neza cyangwa mwanabyibagiye reka nongere mbibutse. Yanyemereye kuma umwanya ako kandi barakibuke. Yego karadusetse. Indabasetse. Ubuse ntabwo yanyemereye kuma umwanya igihe cyose mushakiye. Niba barabyibagiye mwongere mu byibuke. Ariko gushaka gushotora Sifa niko benshi bakomeje bavuga ati uyu mukobwa ashaka gushotora Sifa. Sifa se ngiye wabo. Buri wese ku giti cye di nase Sifa we yaramukoye. Twese turi muri competition. Jose ko nta mikino ugira. Yica ariko iyi si nta bintu. Hari n'abandi bakomeje bavuga ati ariko uyu mukobwa ashobora kuba agiye gusorana filime na PATTEL. Atari nka filime bari kwamamaza abo wababwira ikibo ngo muri gupromoting ibikorwa muzakora hazaza. Ako mwagiye mureka gukina ku mubyimba w'abantu. Ngiye umuhungu arankatira hano amarira akamanuka akagera ku birenge ngo turi gukina filime. Turi gupromotinga. Ese warishijwe n'abantu bangaye. Naratunguye mbonye umuntu nkawe arira. Hari n'abandi bavuze ngo uyu mukobwa se ngo nawe yarirara. Umuntu ukora nka biriya mbese bagutera amabuye. Ese nta mutima ngira. Erega nyuma y'akazi umuntu ni umuntu. Umuntu ni umuntu kandi aba yujuje ibisabwa. Ese nta gahinda ngira, nta mutima mfite. Inshwerere. Aha. Ukora kiriya kiganiro niba atari ibanga Jo. Babantu mbese ushaka watara kuri kwinshi watangaje uravuga uti njyewe sinabihakana ati ko rimwe na rimwe abagabo mbakura amafaranga rwose ati tukagira icyo tumarirana. Hari benshi baguteye amabuye. Ubundi se bariyobewe. Mwagiye mutuza. Buri wese ariyizi ku giti cye, si ngombwa yuko ngiye ngo ngende ngo mbisubiremo. Ngo abakobwa ngo twahuriye aha ngo bameze uko ngo biranungura. Nta kintungura kibaho. Ahubwo ubw'icyo mutazi ni ikitabaho cyangwa mwe mutarabona. Gusa nge ibyo nabonye cyanabonye nibyo nzi. Ubwo ibyo mbifata ko bibaho kuko hari benshi mbona nanjye avuga ati ndatungwa ariko nta gutungurwa nkigira. Rero nimukirwe muvuga ngo biki. Nuko se mbishyize ku karubanda cyane mushaka kuzafatwa hahiye. Bagafatanwa n'abagabo. Ese Jo umbwije uko nta mugore urakwandikira wenda kubwira ati wambabari ukaya kumsenyera nk'urugo cyane ko mbona mbese buri kanya ubita abafone z'abantu. Nta urabigerageza kuyoberaho. Abasengera naba namugize rega njye nago ndi umwana mubi. Yes yigeze kuza rimwe. Ndambwira ko ubundi twaganiriye. Kubera ko abantu bose ntago ari inshinzi, ntago bashobora guhura n'umuntu bavuga ngo ikintu bagiye gukora no guhangana. Yego. Tukica nkabye se ubundi. Uri kubona ubundi uyu mugabo agiye kujya hanze hari ibintu aba yabuze. Cyane nyine. Hambye ati ukugerageza gukora ibi ati wapi. Ibi se wa mbese uko rero warafatishije ku mugabo we. Kubera yuko nyine hari ikintu atabona. Se wowe nago byumva. Gahira rimwe nkabonga ati rero gerageza ugire ukosore bino na biriya. Nkunda gatuza wana. Ntago nago ndi umwana mubi kandi na ubuse reka nkubwire. Biragoye kubona umugabo udaca umugore w'inyuma cyangwa umugore abaca umugabo w'inyuma. Barahari batabikora ariko ni bake cyane. Ni bakeye. Rero umuntu nakemera ukuri ko ibintu yakoze ntimurangiza muvuge ngo biki. Hanyuma uwo mugabo nyuma ugira inama umugore umugabo akazagaruka ukabyemera cyangwa se bita birangira ngo akavuga uti ubw'umugore yabimenyereka ngenze make ibi bintu mbigabanya. Oya bitewe n'umutima uba wangaragarije. Yego. Kaza utuje nanjye mbivamo wane se niwe mugabo wenyine uba uhari. Kereka iyo uzi wangize inshinzi wanjye ndahagara tugahangana si byose. Na cyane ko aba yamutaye amureba ngaho. Uyu munsi waruzanye ukuri kwinshi Jo. Ibandakarira ariko ngende kuvugisha ukuri hari n'umwe ncukara. Nta n'umwe ncuka buri wese ni umuntu mukuru kandi afite ubwenge. Nta n'umwe ncuka, nta n'umwe nkurura. Umuntu wese aba afite amahitamo ye kandi byashakiye. Ese kubera iki benshi bakomeza bavuga ngo urakana gatora gahinja uri INDAYA nibo bambere babikubwiye cyangwa se nanu ujya kwinjira bakakwangira. Siko mfite ibyangombwa. Uzinyangiye nkakwereka ibyangombwa zumaze iki.
yes ni amaraso matoya ngira ngo nk'uko mubibona nta birenze ni amaraso matoya kandi wese bikumara iki kuba ufite 18 ukaba ugaragara nk'ufite 25 bakakure twebwe ntago dusaza kandi bari sawa gatoka kule ubuze imyaka shaje imyaka warayimbwiye sinyivuga yes ntuyivuge ariko arayimbwiye ngira ubwoba uzikuri mukecuru wana mva mukecurini wabwiye imyaka y'ino kuri kwimana nanga kuyemera nuko abona umuntu yari mahoronije agakoramo ibintu by'ibisatsi n'abandi nanjye mbishira mukecuru muri make ubugabanya imyaka reka njye nyigabanya mbone umwanya wo kwita ku bandi kubaki ku bandi basaza ariko ukunda abasaza ko ariko abasaza bakundira ikijo uyu musaza iyo wamukoreye neza sinkubeshya sinyadafite na gahunda ku munsi ushobora gutana na miliyoni yawe iyo wakoze neza ni ukuri kw'Imana ubundi hari ubundi bikorwa n'ibyo bivuga yes narareba akavuga tusi ubundi wamungane ni yari akira ngo nawe abikoreshejwe n'ibyishimo ntabazi ibyarimo none Jo hari ikindi kibazo cya nyuma ngiye kukubaza ari benshi bakomeje bavuga ati si uyu mwana ashobora kuzahakura nka VIH cyangwa se mu magambo sida we nujye uyitinya uvuga uti reka wenda cyane ko ufite utu business kwawe ukora dutatu reka ibi bintu mbivemo abagabo bandi mbareke mbivemo burundu niba nasanze ndi muzima nikomereze inzira zanjye ntawe ujye ubitekerezaho HIV se ngiye nta bwenge ngira nta bwenge ngira ra protection bazikorera iki ikindi se kukibaza na HIV test niba numva nshaka kurya bango tarabanza twipime wana kumva ufite n'umusaza umugabo w'abandi ubwo se guteye inda ibinini bibereye iki karabaye ko mwagiye mugira ubwenge ugasanga ngo twisote wabuze 10,000 bijya kugura ikinini ntago watwita natwita ariko nabishatse niba nzi ko nabaye mama bango se mama wa bango ni gute nshobora nyine kwita nibagirwa kujya kuguprotecta ntago nabyibagirwa ibyo bya HIV mani nanjye mfite ubwenge wana kandi ubwingezeho na mafuti yanjye kandi naba mbizi ko ari ibintu bishobora kubaho bitewe n'ibikorwa byanjye mbega ukuri Jo reka ngusezerere mbwire ngo urakoze cyane umunsi yari message nyinshi utanze gira icyo ubwira PATTEL ndacyakwikundira rati igihu abo ngabo bavuga I don't give a fuck rati ndacyakwikundira kandi nubwo umuntu kanje nta mutima mubi ndacyabakunda cyane cyane ariko abanyibwira utujambo twiza kire kigano gikora niba nge bakwandika inbox niba atari banga mana yanjye nta nubwo mbazi ngo si ngo bibaho se ngo ngiye no kubasubiza ntago nabishobora ko nyene nari nyifite agahinda n'amarangamutima cyane kujya gusobanura ibyabaye ntago nari nkibibashije karera ngewe ngira icyo ubwira Sifa benshi bavuga ko wamuhemukiye si rata ngewe nta kintu dupfa sibyo rata si ikindi kandi PATTEL ni umuntu mukuru sibyo nangiye ntago naguhemukiye ahubwo bafite n'amahirwe yaranyanze ikindi kandi ubwo akuretse ntago ari amakosa yanjye nyine ariko sinkwanga sindakwikunda mba mbona urakutse aziyangarega nanjye ndi umwana nk'abandi se ninjye wanze ibyo bikeya bye Jo urakoze cyane ariko hari benshi bakubwiye ngo uzigire hanze abaye abazungu benshi ngo bagutera inda niba se njye ntabakunda niba ari uwo nikundiye naribi bitewe n'igihe nzajyayo cyangwa mbyihorere cyangwa se ntawamenya ni ikibazo cy'igihe ndagushimiye cyane cyane uyu munsi urasubije noneho gira icyo ubwira abantu muri rusange bagukurikiye ratangiye ndabakunda kandi mujye mwihangana nimba ukuri kwanjye hari ahantu bikubagera gusa nta mpamvu yo kubihishamo pe ndabakunda kandi mujye mumenya ko turi ku isi ibintu mvuga ni ibintu bibaho nimba bitaranakubaho ni vuba imyaka 100 nta na 40 nsigaye mbona bihuta 40 izashira nsigaye mbona hari abantu bihuta niyo mpamvu urya ubuzima nk'uyahora akareka ngiye nirire n'ubundi se igihe cyageze ucishe nuragacada gusa nta kintu mpfa namwe njye ndabakunda wana kutanuka
ntabwo byitayeho n'aka kanya njya kwandika comment ubanza urebe amagambo ugiye kuvuga ubundi ubwira uramuzi ibaze yakuziye none kandi ngo ni umurozi nawe arabyemera ko uri umurozi none ntabwo ndi umurozi ubwoba yirwa abantu ukabavuga ngo biki ngo umurozi ibaze noneho nakuziye none nje kukuruga wancikira hehe koko kubinshinja mwakoze cyane sawa Gasaro TV.